Uzengurutse hirya no hino mu mujyi wa Kigali uganira n'abaturage, abenshi bagusanganiza agahinda n'amarira bavuga ko ibiciro by'ibiribwa muri iki gihe byatumbagiye ku rwego rukabije, aho umuntu ajyana ku isoko inoti y'amafaranga 5,000 nyamara yahaha ibyo kurya ugasanga na mvirope ntibashije kuzura. Bamwe mu baturage baganiriye na ITV maze bagaruka ku izamuka ry'ibiciro ry'ibiribwa muri iki gihe, ko abacuruzi nabo bakomeje kubigirizaho umwana. Twicaye se n'igiciro cy'umuceri cyaguraga icyabiri kikaba kiri kugura 8 rikumva aho ibiciro bitazamutse reko. Umva inzara imeze nabi kabisa cyane rwose kuko bitari ibyaho abantu barishwa n'inzara. Byoroshye kugira ngo ubone icyo gutunga utagira naho uhinga utagira n'ukuriho. Nanjye niheraho nk'ubu igicyo nasabye singiraho mpinga. Ubwo rero iyo mpuye nayo nk'umwana wanjye nanjye bandemera naho ibintu byarakomeye. Afata inoti ya 5 wayijyana mu isoko ukabura icyuho. Ibintu biri ariko amafaranga ntiyako ariko baranguye. Iyo waguze ifu none ukayigura kuri 600 wigura kuri 700. Iyo waguze umuceri nawe niko bigenda barubiza. Iyo waguze amakara niwe barubiza naho kuba ko ariko barangura. Abaturage bavuga ko iyo bageze bagomba kugurira ibyo biribwa uzibabwira ko esanse yazamutse, ko ariyo mpamvu nabo ibiciro byabo byiyongereye. Turagerayo bakatubwira ngo esanse yahenze, ngo ibiciro nyine bya esanse biki, ugasanga nyine ibintu ni ibisazi byataye, kurya ni danje. Kandi niba natwe dukora kano kazi urabwira umugenzi ikibazo n'iki cyo ntiyacyumva, akavuga ati ejo nagenderaga 700 n'ubundi ni 700 ndi bugendere, ukareba 700 ntabwo n'undi atarimo n'inuse y'akawunga cyangwa y'umuceri, ugasanga ni ibisazi. Ahubwo ubona twebwe dukora nta kiri guhinduka, ahubwo abacuruzi twebwe nta kintu biri guhinduka, aho natwe dukora akazi gasanzwe nk'ako ngako k'abamotari ntabwo ntiwabibwira umugenzi ngo abyumve, ntibishoboka. Arakubwira ati nayanga niba utayakoreye igendere ndatwarwa n'undi. Ni mu gihe kandi abacuruzi nabo bavuga ko byose biterwa no kurangura nabo bahenzwe, bityo nabo bikangombwa ko bongeza ibiciro kugira ngo batisanga mu bihombo, ko nabo nta yindi mpamvu yo kongeza ibiciro, cyane ko ngo bagiraho n'ingaruka dore ko usanga abakiriya baratangiye kugabanuka. Cyitwa amavuta ikindi kintu cyazamutse bavuye kuri ngagera kuri amavuta bageze kuri 55 injerekani, aho biba bari 46. N'ibindi byagiye bizamuka gutyo n'imiceri. Urumva rero umuguzi yaje agasanga igiciro cyahindutse biramugora kugira ngo abyakene ibintu bigoranye. Ntabwo ariyo mpamvu nabo babiterwa nuko baranguye cyangwa se kubera n'abaturage bataramenya ibiciro aho bigeze, agahita aza ko akabwira uburyo ibintu byahenze nawe akagira icyo yongeraho. Umuntu yaramenyereye ikintu yamara kumenyera ikintu agasanga hiyongera amafaranga arenga 700, urumva bari ikibazo. Nimba ikintu wenda niba by'ibirayi warakiranguraga 500 agasanga hiyongeye n'iry'itara cyangwa desa, aho yumva ko umuhenze bikomeye. Uruhande rw'abaguzi basaba ko leta yakagombye kugiramo uruhare rwayo maze ikaba yagena ibiciro ntakuka ku mpande zombi, ku buryo buri mucuruzi wese yajya acuruza ku giciro cyagenweho na leta. Cyane rwose ibyo bintu byadufasha rwose, bakajya bareba abacuruzi bazamura ibiciro uko bishakiye, bakomaga esanse yahenze kandi ugasanga mu by'ukuri ntiyagiye kubitumiza hanze babimuzaniye n'ubundi ku giciro gisanzwe, ahubwo agahita atumbagiza ibiciro. Leta yatugirira impuhwe kuko ntaho duhinga nta naho dukura amafaranga, ikajya abashoboye akazi bagakora bakabona icyo kurya. Muri iki kibazo cy'izamuka ry'ibiciro mu buryo butunguranye, Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yemeza yuko koko ibibazo bitandukanye bikomeje kwataka iyi si bishobora kugira ingaruka mu izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa mu buryo butandukanye, ariko akavuga ko hari ingamba zafashwe kugira ngo hakurikiranwe ihindagurika ry'ibiciro muri rusange. Ariko mesure turimo gufata dufite kipe y'abakozi bameza ministeri baba bagenda ku masoko bareba uko ibiciro biri kuzamuka. Ntabwo tuzaza ngo
twempoze umuntu ngo igiciro ni iki, ariko umuntu akwiye kutwereka impamvu cyazamutse iyo ariyo. So abakozi barahari babicunga kandi bazahana abazaba bigaragara ko bari kuba barusahurira mu nduru. Iki ni ikintu twese nk'abanyarwanda dukwiye kujyanamo mu by'ukuri, tukamenya ko ari ikintu kitureba twese. So namwe mukwiye kudufasha muri iyo campaign, abanyarwanda bakumva ko ari ikintu dukwiye kujyanamo twese, tukamugana barusahurira mu nduru. Izamuka ry'ibiciro mu nguni zitandukanye, intambara ikomeje kuyogoza isi, by'umwihariko iri kubera mu kigobe cy'Abisilamu iri guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israeli na Iran, dore ko ari imwe mu yabaye intandaro y'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, bamwe banahamya ko byagize ingaruka ku bucuruzi hirya no hino ku isi. Iyi ni ATV Gendisengiyumva Gisa Steven mu mujyi wa Kigali.